ndagira ngo rero aho uri hose uce bugufi tubanze dusenga Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye akanya duhaye kugira ngo twongere kumva ijambo ryawe. Turasabye Mwami kugira ngo ijambo ryawe rigire imbaraga n'ububasha mu mutima w'umuntu wese uteze amatwi, rishobore gukingura umutima we ryinjiremo, kandi umusobanurire ibyo akwiye gukora. Kandi Data mwiza, Mana yera, ijambo ryawe ryongere gukingura imitima y'abantu bacitse intege, babuze ibyiringiro, bongere kumva imbaraga nshya. Ndagushimiye Mana Data wa twese, kandi ndagushimira yuko ubera hose icyarimwe, uzi imitima yacu twese, uzi buri wese ibyo akeneye, buri wese imukwiriye. Niyo mpamvu dusaba ngo Umwuka Wera w'Imana asobanurire buri wese wumvira ijambo, amenye umugambi ufite kuri we. Urakoze Mwami, tugushimiye ko twumvise byose kandi wabiteguye neza, mu izina rya Yesu Mukiza wacu, amen. Mana nashimye cyane, ndagira ngo twongere turebe iri jambo ritwibutsa insanganyamatsiko mu rufunguzo rw'imigisha. Turirebe hariya mu byahishuriwe Yohana ibice 3 murongo wa 7 kugera kwa 8. Ibyahishuriwe Yohana ibice 3 murongo wa 7 kugera ku murongo wa 8. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti: Uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntagire ukinga, kandi ukinga ntagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: Nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Imana yacu ishimwe cyane. Urufunguzo rw'imigisha, umva neza: Uwera kandi ukuri. Uwera kandi ukuri, uwo ni umwami wacu, arera kandi ni umunyakuri. Umva neza, niwe ufite urufunguzo rw'ibyawe, si urwa Dawidi noneho ni urwawe. Niwe ukinga ntihagire ukingura, kandi yakinguye ntawe ushobora gukinga. Umwami wacu Yesu Kristo adufitiye urufunguzo, akingirana byinshi biduhiga bidushakisha, akabikingirana bigaherayo ntibikugereho kandi byashaka kugira nabi. Nanone kandi wowe wera ukuri, kandi ngo arakingura ntagire ukinga. Iyo akinguye ibyiza biraza. Nanone kandi ushobora kwisanga uri mu bibazo, usa nk'ukinyanewe ahantu mu bibazo bikukomereye cyane, usa nk'udashobora kubona inzira yo kubisohokamo. Ariko wera kandi ukuri, uwo mwami wacu Yesu Kristo, iyo akinguye uva muri ibyo bibazo. Nubwo Satani abasha gukomeza gukingirana gudatera imbere, ariko wera kandi ukuri, umwami wacu yakinguye ntawe ushobora gukinga. Arakingura ugasohoka aho wari uri hatari heza, ugakomeza urugendo. Nanone kandi ashobora gukingura n'ibyari bigushikamiye, byari bikuriho, akabikingura bigasohoka bikagenda bikakuvaho. Nanone kandi arakinga, yakingira n'ibindi bitero bya Satani byazaga bigushakisha, akabikingirana ntibize kandi byari bije. Umva rero, izi imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Uwo mwami niwe ukingwa ntagire ukinga. Wizeye iryo jambo, ibyawe umaze igihe utegereje ubona byarakingiranywe. Ariko umwami wacu Yesu Kristo, wera kandi ukuri, iyo aserutse arakingura, kandi ugatambuka ugasingira ibyawe. Imana igufashe. Iri jambo ujye urizirikana cyane, wumve neza ko ibyo abantu bananiwe gukingurira, ibyo batagushoboje kugeraho, ibyo batashoboye kugezaho, ibyo batagukoreye, kandi ibyo ubona imaze igihe bisa nkaho ubona byibagiranye, ariko ukaba uzi ko ari ibyawe. Uwiteka Imana yakinguye biraza, kandi aho umaze igihe ukingiraniwe, Uwiteka Imana yaserutse aragukingurira. Wizere ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Nibyo koko tubona byinshi bitugora mu buzima hano muri iyi si, tubona intambara nyinshi, Satani tukaba ibitero bikomeye kugira ngo dukingiranire ahantu twe gusohokamo. Ariko Imana yacu iduha uburyo bwo kwitwara neza, n'intwaro tugenda twambaye kugira ngo turwanye Satani. Abo dutangira ngo twe gukomeza urugendo, ariko twambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe gutsinda, tubashe gutambuka aho tugeze duhuye n'ibitero bya Satani. Imana ikaduha imbaraga tugatsinda, tugakomeza urugendo. Umva neza, soma ijambo ry'Imana
hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye Efeso ibice 6 turebe umurongo wa 11 ya 18 turebe izo ntwaro zihari, kuko nyine Satani abashaka kugira ngo atwambure intwaro twicare adukingirane, ariko izo ntwaro rero tugomba tuzambaye kugira ngo dukomeze urugendo. Aho umwana ashaka gukinga twambaye izo ntwaro turwane nawe, Imana dushoboze gutambuka dukomeze urugendo twerekera heza Imana dutegurira. Urwandiko Pawulo yandikiye Efeso ibice 6 umurongo wa 11 kugera ku murongo wa 18. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi igeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Murongo wa 18 musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Imana ashimwe cyane. Gutwara intwaro zose z'Imana, kuko muri uru rugendo nyine Satani abashaka kudukingirana kugira ngo ntidukomeze ngo dutambuke tujya imbere, agakinga inzugi ngo tutabona aho duca. Ariko rero umwami wacu rero atugira inama kwambara intwaro zose z'Imana, kugira ngo aho dusanze hakinze, Satani akinze, n'ingabo zidukina ziturwanya, duhagarare neza dushikamye, noneho tubone uko dukomeza urugendo rujya imbere. Rero hano mu isi umuntu wese afite mu ntambara, hari intambara turwana z'uburyo bukomeye, hari iza rusange, hari iz'umuryango wawe, ugasanga muri mu rugamba rutoroshye, n'izawe ku giti cyawe. Umva neza, nubwo biri gutyo rero tugomba kwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe kumenya ko tuyitwara, tubashe gukomeza urugendo. Ahangaha aya magambo ni Pawulo yandikiye Abefeso. Mu gihe cya Pawulo hariho akarengane gakomeye, abantu baruraga intambara nyinshi, bavugaga ubutumwa bwiza, barabiziraga. Noneho n'Abefeso bizeye Kristo rero bamwe batangira gusubira inyuma, batangira gucika intege, bati kuki Imana dukorera, Imana twizeye, duhura n'ibibazo mu rugendo, kuki duhura n'ibiturushya. Mbese bakageragezwa, bamwe bagatsindwa, bandi bagacogora, bandi bakanamuka. Ndetse na Pawulo babwirizaga, bakumva ukuntu harimo gukubitwa n'ukuntu afungwa, bakumva bacitse intege. Aha rero muri uru rwandiko Pawulo yarwanditse n'ubundi aho ari mu nzu y'imbohe, yarutekereje ari mu nzu y'imbohe afunze, azira ubutumwa bwiza. Hari ahagana mu mwaka wa 60 nyuma ya Yesu Kristo. Noneho icyo gihe ngo yari afunze, ariko adafunguwe n'abandi, ari ahantu ha wenyine, ari kumwe n'umusirikare umurinda. Hariya mu byakozwe n'intumwa ibice 28 murongo wa 16 turabona ayo magambo. Mu byakozwe n'intumwa ibice 28 murongo wa 16 handitse ngo, tumaze kugera i Roma, umutware utwara umutwe ashyikiriza imbohe umutware w'abasirikari barinda Kayisari, ariko bakundira Pawulo kuba ukwe ari kumwe n'umusirikare umurinda. Nahangaha Pawulo yarafungiye i Roma. Bamaze kugerayo, Pawulo we ubu yarabisengera arabisaba kugira ngo abukwe abone uko ajya asoma ijambo, cyangwa se nanone yego asenge
asenga Imana, dore ko nta Bibiliya yari afite wenda, ariko yari afite ijambo ry'Imana muri we, kandi abona uko asenga, abona uko nyine akomeza gutekereza Messi. Ariko hari umusirikare umurinda uri aho ngaho hafi, ariko nubwo yamurindaga akayamuza kugira aho ajya cyangwa n'icyo akora kindi, ariko ntabwo yari kubuza Pawulo gusenga Imana, ntiyari kubuza Pawulo gukomeza gutekereza iby'Imana. Nanone kandi birashoboka ko baramusuraga bamwe, bakaza bakamubwira amakuru y'amatorero uko ameze, aba mu Efeso bamugezeho uburyo yamenye aya makuru, niba ari uwamusuye, niba ari ukubyumva kundi, ariko ubwo yarabimenye. Bamugezeho buriya baramubwira bati itorero ryo mu Efeso bamwe bacitse intege, bandi barasubira inyuma. Mbese amaze kubyumva rero akomeza kubitekerezaho, arasenga cyane. Ntabwo yari gushobora kubageraho, ntabwo yari gushobora kubavugisha mu bundi buryo, ariko atekereza. Rero bamuha gutekereza koko abantu bamwe barasubira inyuma kandi barizeye Kristo. Noneho Pawulo yari umuntu w'umuhanga wize cyane, ngo uwo musirikare wari umurinze w'Umuroma areba imyambaro yari yambaye, areba umusirikare wo mu isi ukuntu aba yambaye imyambaro ikomeye kugira ngo yitegure kurwana n'umwanzi aho yaturuka hose. Areba uwo musirikare. Pawulo rero mu buryo bw'umwuka abigereranya n'ubundi n'umuntu wizera, n'umuntu wakijijwe, ko ari umusirikare wa Kristo nawe, kuko abahanganye n'ibitero bya Satani hano mu isi. Noneho rero agenda agereranya n'uko umusirikare wo mu isi yambaye, kandi ko agomba kwambara imyenda itandukanye n'iy'abandi, imyenda igaragaza ko ari umusirikare. Nibwo rero yatangiye kuvuga ahangaha ku murongo wa 11, mwambare intwaro zose z'Imana. Ati koko turi ku rugamba, natwe turi muri iyi si irimo ibibazo byinshi, duhura n'ibidutangira byinshi, bidukingirana, ntibitume dukomeza urugendo ngo tujye imbere. Ariko noneho tugomba kwambara intwaro zose z'Imana, kugira ngo noneho intwaro zose z'Imana yabivuze neza cyane, kuko yarazi neza ko nawe yahuye n'ibitero byinshi mu Rwanda. Abwira bifata mwambare intwaro zose z'Imana, ku murongo wa 12, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ati ko Satani no muriganya, ni mwambare intwaro zose kandi zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uwo muriganya Satani ahora ashaka kubariganya. Kandi noneho yongera kubibutsa murongo 12, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka y'isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Umva neza nshuti wanjye mwene data, menya neza abo turwana nabo, abaturwanya ntabwo ari afite amaraso n'umubiri. Nubona hari umuntu wakurwanya ntakugira nabi, ariko burya umenye ko atari we, ni Satani muri we umukoreramo kugira ngo nawe ubwawe uhangane nawe, cyangwa se nawe akugushe, uvuge nabi, ukore nabi, n'ibindi nk'ibyo. Rero ahangaha Pawulo agaragariza Abefeso, mubimenye neza ko dufite imitwe igera kuri 4 y'ingabo ziturwanya, kandi z'abadayimoni, z'imyuka mibi. Avuga muri uyu murongo dusomye, niho ubusobanura ati ntabwo turwana n'abafite amaraso n'umubiri. Burya ntabwo ari bo, nubwo wabona ari bo baza, ariko ni Satani bakoreramo. Ati ahubwo rero avuga imitwe igera kuri 4. Uwa mbere abatware, bose ni imbaraga za Satani zingizi. Aba kabiri, umutwe wa kabiri abafite ubushobozi. Uwa gatatu abategeka y'isi y'umwijima. Umutwe wa kane imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ibi bitero byose, izi ngabo zose, iyi mitwe yose iturwanya twese, nta n'umwe itinya. Imyuka yo mu kirere, imbaraga za Satani uko akora kose, n'abakoresha bose, naho yanyura hose, ariko nizo mbaraga ziturwanya. Burya bakurwanya sibo, ni Satani ukurwaniza muri bo. Uramenye ntukazabe umukozi wa Satani ngo urwanye abantu b'Imana, urwanye abantu. Uramenye urarwanywa byo, ntawe utarwanywa, n'ukurwanya ejo azarwanywa nawe. Ariko uramenye ntukazabe igikoresho cya Satani,
ngo ube muri iyi mitwe ine irwanya abantu. Hanyuma Pawulo yose abyandika areba uwo musirikare ukuntu yambaye, areba ukuntu yiteguye urugamba ruramutse ruje. Noneho rero ku murongo wa 13 Pawulo aravuga amaze kubasobanura ko bafite ingabo zibarwanya n'iyo mitwe yose ibarwanya. None ndavuga nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe baneza. Kubw'ibyo mutware intwaro zose z'Imana, mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kuko ntabwo iminsi iba imwe mu bandimwe, ntabwo iminsi yose isa. Hari umunsi mubi ukwibasira ubwawe ukabona wagize ku munsi mubi. Abandi wenda bari umunsi mwiza, mu bihe byiza, ariko umunsi wawe iyo waje, umunsi mubi waje, haza ibi n'ibitero bikurwanya, imbaraga zikurusha bikurwanya. Ariko none kwambara intwaro zose z'Imana bituma twifata neza, duhagarara neza, tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, tugakomera ku munsi mubi, tugakomera ntiducike intege. Hanyuma umurongo wa 14 kugera 18 hamwe twasomye muri ya mirongo, harimo intwaro zigera kuri 7 umuntu wese, umuntu w'Imana agomba guhora yambaye, agomba guhora yambaye. Twabisomye muri ya mirongo. Iya mbere, mukenyere ukuri, mukenyere ukuri umukandara. Ukuri nubwo kuri benshi kurimo kubura, ariko kumva neza wowe, ubwo uri umukozi w'Imana, ubwo uri umukristo, uri umuntu w'Imana, kenyera ukuri, babu binyoma uramenye. Kandi ntugakenyere imikandara ibiri ngo ukenyere ukuri n'ikinyoma, hako bijyana. Gendera mu kuri. Ubwo niba iri jambo ritubwira ngo twambara intwaro zose z'Imana, menya neza ko Satani nabo bwira abantu beti mwambara intwaro zanjye. Satani utambaye intwaro z'Imana yambara iza Satani. Ntukabe rero umukozi wa Satani, ntukamusekere ko Satani ngurwanya abakiranutse, ahubwo ambara intwaro zose z'Imana. Kenyera ukuri, ba mu binyoma, va mu buriganya, mu magambo y'ibinyoma, mu kuriganya, mu kubeshya, mu kwiba, mu gushakisha ibinyoma, uhimba, guhimba ibinyoma n'inzandiko z'ibinyoma n'ibindi byose nibyo wandika, byose nibyo uvuga. Oya, ubwo bukore Satani. Kenyera ukuri, ba mu kuri. Kandi ntukabe mu bigo bibiri, mu kigo cy'Uwiteka Imana mu bunyakuri, uje no mu kigo cya Satani ukenyera ibinyoma. Uramenye hagaragaza iyo mikandara yombi ntukayambare. Uw'Imana ari ukuri, n'uw'ikinyoma ari wa Satani. Uramenye. Intwaro ya kabiri, icya kabiri, gukiranuka nk'icyuma gikingiye igituza. Kiranuka muvandimwe mu byo uvuga, mu byo ukora. Ibyo nibyo bikwinjiza mu mugambi w'Imana. Ibyo nibyo bituma nyine ukomeza urugendo, nibyo bituma ukomeza urugendo. Inzugi zikinze zitakinguka kubera ko uri umukiranutsi. Kiranuka mu ngeso zawe, mu myitwarire yawe, mu migendere yawe, mu mibereho yawe, mu byo ukora byose. Gerageza gukiranuka, wange gukiranirwa, kuko iyo ukiraniwe ubwo nyine wowe wambaye intwaro za Satani. Ntumwemerere Satani wawukoresha. Iyo ni intwaro ya kabiri. Kandi nk'icyuma gikingiye igituza, uko umusirikare yambaye icyuma gikingiye igituza. Umusirikare urinze Pawulo noneho aramureba ati koko umusirikare wo mu isi afite ukuntu yambaye imyambaro y'urugamba, kuko nk'umusirikare dore yambaye icyuma gikingiye igituza. Ati rero umuntu w'Imana akwiye kuba akiranuka. Gukiranuka k'umukiranutsi kumera nk'icyuma gikingiye igituza, mbese mu mutima we, mbese akaba akiranutse. Ibyo atekereza umukiranutsi kenshi byuzuye mu mutima, ibyo akanwa kavuga. Niba akiranuka mu byo atekereza, agakiranukira Imana, azavuga ibyo abakiranutse. Icya gatatu, nanone intwaro ya gatatu, inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro butwiteguza. Aho ugenda hose ukagenda nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu ukijijwe neza, ubutumwa buvuga ndetse ari amagambo ari ubuhamya bwawe bikaba ubutumwa bwiza buhindura abantu. Imbuto wera, aho ukora, aho ukorera, bo mukorana, aho utuye, umuryango, ukagenda koko ugendera mu butumwa bwiza, uyoborwa n'ijambo ry'Imana. Icyakane
intwaro ya kane, kwizera nk'ingabo ariko kudushoboza kuzimya imyambi yose ya waba yakumura. Imana ishimwe cyane. Ingabo ikingira ahantu hose, ukwizera nk'ingabo mu byo ukora byose. Imana ikongera ukwizera, kuko Satani abizi neza yaguciye intege, akwereka ko bidashoboka, akwereka ko bitazakunda, akagutiza kwiganyira, kutizera bikaza mu mutima wawe, ugatangira ukumva rwose nta kwizera ufite, ugatangira ukiheba, kagira ubwihebe bukomeye cyane, kumva ko aho wumva ukingiranye aho hantu hazahava, ntiwizere imbaraga z'Imana zakingura ntagire ukinga, amajwi akaza y'urucantege, kutizera bikakuzura, gushidikanya bikakuzura, wanasenga byo gusenga gusa by'umugenzo, ariko kumva udasenze wizeye yuko Imana ikumva, ibyo ukoreka bikora ufitiye icyizere. Ariko kumva none Pawulo ati abona ukuntu umusekero w'umurama afite ingabo, iyo ngabo kandi ikinga hose, arabamurasa mu mutwe agakinga ingabo, ari mu gatuza agakinga, ari mu nda agakinga, ari mu rubavu, ingabo mbese ikinga hose. Ukwizera, mwambara ukwizera nk'ingabo, niko kuzabashoboza kuzimisha imyambi yose ya wa yakumuriro. Satani arakurasa, aturasa imyambi itoroshye, aturasa mu buryo bwinshi, anyuze hamwe cyangwa ahandi. Ariko rero iyo turi mu kwizera, bya bindi tubona bikomeye n'urusaku twumva n'ibicantege twumva, kwizera ngo Imana ishobora byose, nya bya bindi Satani akubwira yuko byarangiye, ariko iyo ufite ukwizera umenya ngo bidashobokera abantu, ku Mana birashoboka. Wumva sheke mwene data, nawe saba Imana ikongera ukwizera. Nubwo wari ahantu wumva ucitse intege, wumva wariya kiruti ntabwo ntibigikunze, byararangiye ubwo nyine, reka niyemere, reka oya, Imana irakingura ntagire ukinga. Witakaza ibyiringiro no kwizera, Imana igufashe wongere gukwizera. Menya ko aho hantu maze urimo wabisohokamo, izo ubona zikinze uti ntabwo uti byararangiye, zakinguka, humura. Ibyo ubona byarangiye Imana yabitangiza, ukabona bibaye bisa, ukubona nyine uti birashize birarangiye. Oya, ntabwo nkibya Imana izaguha urubyaro niba yarabikubwiye. Ntabwo nyubatse urugo Imana izaguha umugabo cyangwa umugore niba yarabikubwiye. Ntabwo nyibonye icyo nishyura bazateza ibyamunara. Imana niba yarakubwiye icyo ukora kandi gira ukwizera, Imana izabigufasha. Uti ntacyo kurya turapfwe, ntacyo muzaba, gira ukwizera. Iyo ni imyambi yawo yakumuriro akurasa kugira ngo ucike intege, uve mu byizerwa, uve mu byiringiro, uve mu gukizwa, ureke gukizwa, wicira inzira, ushaka uko bigenza kundi, wicira inzira, wirwanirire, ukora ibuzanywa, ukora ibidakwiriye. Ubwo rero Satani abagushyikiriye, ariko gira ukwizera nk'ingabo ikubere nyine nk'ingabo yo gukingira imyambi yose yakumuriro ajya kurasaho. Yakurashe kenshi asanga urakomeye ntiyaguhamye, niyo mpamvu arimo guteza kutizera no gushidikanya ngo ahari azaguhamye. Ariko humura, Imana iri kumwe nawe. Noneho hari ya gatanu, agakiza nk'ingofero. Agakiza iyo dukijijwe neza ntabwo byihisha umutima, turakizwa tukagenda bigaragara yuko ukijijwe. Imbuto wera, aho ukora, aho ugenda, aho wiga, aho unyura, aho utuye, biragaragara. Ntabwo ni utanavuze, agakiza karagaragara. Imyitwarire yawe igaragaza ko wakijijwe. Agakiza k'ingofero. Intwaro ya gatandatu, inkota y'umwuka, niyo jambo ry'Imana. Ni byiza cyane ko tumenya ko ijambo ry'Imana rikwiye kuguma muri twebwe, rikaba muri twe rigwiriye, kandi ijambo ry'Imana tukamenya ngo ni inkota. Iyo duhuye n'ibidukomera cyane, Pawulo yararebye abona umusirikare w'umuroma umurinze afite inkota, ayifasha hasi. Ati inkota rero ni ijambo ry'Imana. Iyo ugeze mu bikomeye bikuruhije cyane, wongera kwibuka ngo handitswe ngo ijambo ry'Imana rimbwira gutya. Satani yazana amajwi mu mutima w'icantege, cyangwa wakumva amagambo menshi ukumva wibutse rya jambo. Niyo mpamvu kitwanye muri data kumva ijambo ry'Imana nk'uko no kurisoma nawe uryumvira hose, ntabwo ari ibyo dukwiye gusiga aho ngaho. Rijyane mu mutima, uyumvise byose, ugira ijambo wumva rigukoze ku mutima, kandi urigumemo, urigumane, urigendane. Ni inkota y'umwuka. Nuhura na za biracitse n'ibibazo byose bigukomereye, uzuvuga uti byanditse ngo
Imana yafashije kanaka, Imana yanafashije nanjye. Ijambo ryawe rirambwira gutya. Iyo nkota y'umwuka uyitwaze aho ugenda hose, ni ijambo ry'Imana. Yewe n'umuntu yashobora kwambura ibintu byose, kuko kwambura ibintu mbese byose byakunda, yewe byanakunda n'imyambaro umuntu yayikwambura, ariko ijambo ry'Imana riri muri wowe, ryatewe muri wowe, ntawe ari gukuramo. Iyo mpamvu wakomeza kurigumana no kurigendana aho wajya hose. Ijambo ry'Imana riri muri wowe, niyo nkota rero y'umwuka, niyo jambo ry'Imana, niyo jambo ry'Imana. Kandi nanone ukarigendana, ukaritekerezaho, ukarisengeramo, ukarikoreramo, rikakuyobora muri byose. Nanone rero intwaro ya karindwi, gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Gusengesha umwuka, gusengera umwuka, atari ukuvuga amasengesho nk'ayandi abandi banditse cyangwa ari ibintu by'umugenzo n'umuhango by'idini. Sengera mu mwuka, usenge witunganije, wumva nta kigucira urubanza. Niba gihari usaba Imana imbabazi, nurangiza ujye imbere yayo usengere mu mwuka kandi ngo no mu kuri. Hariya Umwami Yesu yabwiye abigishwa be hariya muri Yohana ibice 4 umurongo 23 yabwiraga bamwumva Musamariyakazi n'abandi bamwumva, ariko hariya muri Yohana ibice 4 umurongo 23-24, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera umwuka no mu kuri. Imana ishimwe cyane. Umva neza kitwanye muri Data, twese turasenga, umuntu wese arasenga, igihe cyose arasenga, ariko nagira ngo wibuke ijambo, wibuke isengesho rikingura ijuru, Imana ikakumva. Ni ugusengera mu mwuka no mu kuri. Bisobanuye iki? Ni ugusenga witunganije, wumva ko nta kigucira urubanza, wumva niba kinahari kandi saba Imana imbabazi, wiyeze, amaraso Yesu akweza gutunganye. None rero ube no mu kuri, wumva ufite ukuri, atari uburyarya, atari uburiganya, cyangwa se atari ibintu by'umugenzo gusa. Wumve uri mu kuri, kuko uri muri Yesu, kuko Yesu neza n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe uzajya mu leta mujyanye. None rero iryo sengesho rero niryo rikingura na za nzugi zo zikingiranye. Iyo dusenga umwuka ari mu kuri, isengesho ry'umukiranutsi rikingura ijuru, none kandi rikingura inzugi zikinze, riba urufunguzo rukingura ibyari bikinze bikingiranywe, tukabyinjiramo by'imigisha, rigakingira n'ibitero bya Satani. Umva neza bitwanye mwene Data, iyi ntwaro ya karindwi, gusengera mu mwuka no mu kuri, ni ikintu gikomeye cyane buri wese agomba kwitwararika, kuko Imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Intwaro ya karindwi noneho Pawulo arayifite. Mbese usenga gute? Bimeze gutunguka iyo uzi iryo banga ryo gusenga gutyo, aho uri hose naho ugenda hose, nibyo mu rusengero nibyo bishobotse, aho uri kumwe n'abandi nibyo bishobotse, ariko no mu nzira ugenda, ariko no mu rugo iwawe, unaryamye unabyutse, upfukamye uhagaze, uri mu mbese icy'ingenzi ni ugusengera mu mwuka no mu kuri. Usenga ukiranutse, nta mutima ukurega ikibi, wumva wejejwe n'amaraso ya Yesu, kandi ukumva ukomunikana n'Imana. Usengera mu mwuka no mu kuri, iyo ni isengesho rikingura ijuru, kandi isengesho rikingurira imiryango yawe irikinze igakinguka, rigukingurira rikakwegereza Imana cyane n'imigisha yawe. Imana yacu ishimwe cyane. Umva noneho kwambara intwaro zose z'Imana mu byo dukora byose, tuzirikana ko tugomba kwambara intwaro zose z'Imana. Aho tunyura hose twambaye intwaro zose z'Imana, kandi izi ntwaro uko ari 7 tumaze kuvuga, tukazirikana iyi ngiyi dusorejeho nayo, gusengera mu mwuka no mu kuri. Imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Imana idufashe, Imana itugeneza. Tugiye gusenga, ariko noneho rero nubwo tugiye gusenga, banza utekereze bimeze gute. Inzugi zirakinze, ufite ibibazo bikugarije, bikuruhije cyane, ariko noneho dufite Imana ikinga ntagira ukinga. Wibanza wikiranure n'Imana yawe, banza usaba Imana imbabazi,
wumva usigaye uri ahantu hakomeye, urakingiranye nawe, satani yarakuboshye, uri ahantu nyine uri mu bwigunge, wasubiye inyuma kubera ibigeragezo byinshi uhura nabyo, wasubiye inyuma, waracogoye, waraguye, ntabwo ugikorera Imana, ukengenewe ahantu hatari heza, ariko Imana yagukurayo. iri imbaraga zo gusenga, imbaraga zo kwizera, usaba Imana imbabazi, Yesu akweza gutunganye kandi akuboneze. Nawe usenge rero isengesho ryo mu kiranutsi yimara umwishe, senga nyumwete kandi usengere mwuka n'umukuri. Imana irakumva, na bya bindi byanzashize igihe Imana irabikingurira bize, na za nzira ubuza huca Imana irakingura utambuke. Sengera mwuka n'umukuri, humura, ibyo ubona bitakunze zakunda. Bantu uce bugufi usaba Imana imbabazi, maze dusenge Imana ikubabarire. Nawe utarakizwa Imana ikubabarire guhagakiza, kandi noneho dusenge n'ibindi byifuzo ngaho Imana